Hello guys, ndambamve gukomeza guhangayikishwa no kugenzura YouTube channel yawe kuko kuri ubu AI yarabikemuye. Muri YouTube channel yawe harimo AI ishinzwe kugenzura analytics za video. Iyo AI ikugenzurira uko channel yawe iri kuzamuka cyangwa si ikabiri kugabanyuka. Ibyo ngibyo igeti kugiraho inama icyo wakora kugira ngo YouTube channel yawe izamuke cyangwa si icyo wakosora. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo wabikora ukoresheje telefone yawe ndetse nuko iyo AI ikoreshwa. Hanyuma hari abantu muraterazwa gusanga iyi AI iri muri YouTube channel zabo. Ndaza kubereka uburyo iyi AI bayibonamo mu buryo bwihuse. Iyo AI rero bayita ni SK Studio. Iyo SK Studio ikora nka Gemini, gusa iyo AI ishinzwe kugenzura channel ya buri muntu ku giti cye. Icyo rero tugiye kurebera hamwe ni ukuvuga ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano ukore subscribe, liking video, utayitekera muri comment. Hanyuma reka dutangire turebere hamwe ukuntu iyi AI wayifashisha mu kugenzura YouTube channel yawe ndetse no guhereza analytics za video. Hanyuma nimba ari cyo YouTube igufasha mu kugenzura cyangwa se mu kuzamura channel yawe, hanyuma naho uraza kubirebera hamwe muri iyi video. Tudatinze rero uraza kujya muri Google Chrome yawe, hanyuma uze uyifungure. Numara kuza kuyifungura uze ujye kore ahangaha, hanyuma uze wandikemo YouTube dashboard. Ngiye maze kuyikoresha dore ngiyi YouTube dashboard. Hanyuma uraza wakore, hanyuma nuza kuwakora leta bakwereka ahantu hariho iyi link ya YouTube iyi ngiyi. Hanyuma weho uraza wakore, hanyuma numara kuza kuwakora uze wafungure. Hanyuma nuza kuhafungura bareta kujyana muri YouTube isanzwe yawe, hanyuma bongera bagaruke muri dashboard yawe. Hanyuma ugomba kugenzura neza yuko YouTube channel yawe iri kugira ute itari muri application uko bahita bakohereza kuri YouTube Studio mu gihe ifitemo. Hanyuma rero uza gukora kwa tuno turongo dutatu utungutu, hanyuma mara kuza kudukora ukaza kugenzura yuko channel yawe dashboard yawe wayigize nka machine. Aho birebera rero nahanditse desktop site, hanyuma ukaza kuvivura kuri aka kantu akakaru kubona kavivuyemo ibara ry'ubururu. Hanyuma wamara ukavivuramo telefone yawe itihinduka nka machine. Hanyuma urabona ngiye nageze muri dashboard ya YouTube channel yanjye. Hanyuma iyo SK Studio cyangwa se AI ishinzwe kugenzura channel yawe ahita bibaza ati iri. Hanyuma uraza handi hamwe na uploadingira video. Ahangaha urabona ahantu handitse, urabona ahantu hari logo ya channel yawe, urabona ahantu handitse create, urabona ahantu hari akamenyetso ka notification, ahandi urabona AI ya Gemini. Iyi AI rero niyo genzura channel yawe. Buri muntu iyi AI arayifite, ndakindi kintu wayibaza ngigusubiza kitagendanye na channel yawe. Hanyuma rero uraza reka nzuminge, hanyuma uraza ukayifungura. Wamara kuza kuyifungura ugahita uyibaza ikibazo cyose ufite. Urabona yitwa SK Studio, SK Studio. Hanyuma ukaza ukandikamo reka ngabanye zoom. Hanyuma urabona yuko yambwiye ati hello MG Digital Rwanda, can help you. Urifuza iki? Hanyuma uraza kwandika ahangaha ikintu cyose ushaka ko wamenya kuri channel yawe ya YouTube. Hanyuma reka wenda twifashishe reka urugero twandikemo ati mereza analytics cyangwa si ko YouTube channel yanjye yitwaye mu minsi 7. Imibare analytics za YouTube za channel yanjye, za channel yanjye mu minsi 7. Mu minsi 7 ushobora kuvuga iminsi 7 cyangwa se icyumweru cyangwa se ukwezi
cyangwa se amezi 6 umwaka, byose iraza kuhita leta imugenzura YouTube channel yawe ukuntu yitwaye. Hanyuma urabona iri kugeneratinga bidatinze ihita iguhereza uko yitwaye. Urahita ubona ko yanditse nk'iki Ninjye SK Studio, umufatanyabikorwa wawe wa AI uri muri YouTube Studio. Hanyuma ugakomeza urabona yuko imbwire tureba ibyaranze cyangwa se byavuye guhera mu matariki ya 14 Mutarama mu mwaka 2026 urayireba yuko imibare yagiye imbereza cyangwa se ibyo igenda nagiye mbona muri YouTube mu gihe cy'iminsi 7. Urabona yuko imbwiye ati nabonye views 59, hanyuma abarebye amashusho cyangwa se watch time byanganye n'isaha n'igice birengaho gatoya, hanyuma nabonye abasubscribers 3, hanyuma n'ibindi byinshi cyane wagenda urebera hamwe views cyangwa se ibyazamutseho cyane. Abarebye bariyongere ku kigero cya 82 n'igice kimwe ku ijana. Igahita ikusobanurira watch abasubscribers bageze kuri 200 ku ijana. Ni ukuvuga ko ugereranyije cyangwa se ugereranyije n'ikindi gihe kiba cyarashize. Hanyuma watch time naho bagahita bakubwira ati yarazamutse ku kigero iki cyangwa se urabona yuko yazamutse ku kigero c'13 n'ibice 4 ku ijana. Bagahita bakagusobanura neza nyine uburyo channel yawe iba yaritwaye muri icyo gihe uba wayibajije. Hanyuma hari abantu bataraza gusangamo iyi AI muri channel zabo za YouTube. No kuvuga ngo iyi AI ibiri muri channel z'abantu bafite YouTube zimaze igihe kirekire. Iyi AI uraza kuyisangamo. Hanyuma rero niba utayifite, ikintu wewe uraza gukora ni ukomeza gushyiraho video zawe kugira ngo YouTube izaza kuyigufungurira. Ariko nanone kuvuga ngo hano urayibuze, no muri YouTube Studio yawe uraza kuyisangamo. Iyi AI ishinzwe ikindi kintu ishinzwe, ntibayibaza ikindi kibazo gitandukanye n'ikitandukanye na channel yawe ya YouTube nyiragusubiza, itubwira yuko itaraza kuyisubiza. Hanyuma ibibazo yumva gusa ni ikijyanye na channel yawe ya YouTube. No kuvuga ngo ushobora kuyibaza ati YouTube yatanze recommendation zinge za video zanjye, igahita gusubiza akubwira ati channel video yanjye iyi ne ugayihereza link y'iyo video, hanyuma ukayibwira ati iyi video ko na uploadinze igihe runaka ko mbona itazamuka irabura iki, ikakusobanurira ikakubwira ati ishobora kuba ari uko channel yawe gitangira urakeneye video nyinshi, YouTube ndira kumenya uwari we, hitamo ikintu runaka cyangwa twikora ibintu bimwe kugira ngo YouTube imenye iki niki, kora ama hashtag ya naya. Byose ikibazo cyose ufite iyi AI irakugenzurira channel yawe indambwe ku yindi, hanyuma ikaza kugusubiza ikakugira n'inama kugira ngo channel yawe ibashe kuzamuka. Iyi rero ni AI igufasha gukontrola channel yawe. Nizere ko kwa kundi bavuga ati nda mwanya mfite wo kugenzura channel yanjye cyangwa se wo gukora analytics za buri kantu ku kandi, tugira itubikorera. Hanyuma ari igihe na channel history yawe itarafunguka, ikubwira impamvu channel yawe itari yafunguka, channel history yawe itari yafunguka. Hanyuma igahita igusubiza, igahita ubwira ati kora ibi n'ibi kugira ngo channel yawe history ize gufunguka. Hanyuma n'umuntu uri monetize cyangwa se umuntu wamaze kuba monetize, iyi AI igufasha muri cya gihe monetize bayikuhera, igufasha kugusobanurira impamvu yimitse, kuko impamvu yatumye monetize YouTube iza kuyikura irayitugira igusobanurira. Iyi ni AI rero y'agatangaza muri YouTube ya buri muntu. Nizere ko ayibonye. Hanyuma niba utayibonyemo andike muri comments. Iyi video niba uyikunze nyabuneka kora like, hanyuma reka mbabwire ngo imirimo yanyu ikomeze kubahira. Asante sana, hasta la vista.